icyubahiro n'ikuzo n'iby'Imana ishobora byose nyir'impuhwe nyir'imbabazi yaremye ijuru n'isi. Banyarwandakazi bavandimwe dusangiye igihugu, bakunzi n'abakurikirana Isubyo Radio TV, mwese aho muri hose ndabaramukije mugira amahoro y'Imana. Ku Isubyo rero isezerano ni nk'umwenda, munyemerere uyu munsi dusubukure gahunda yacu, dukomereze turebera hamwe imyubakire y'urwego rw'ubutabera ku ngoma ya FPR, ariko noneho turebe muri make icyitwa urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga. Negereye Maître Bigaraba turi ku rukiko, nti urabona ko kuba warafunguye interahamwe Vedaste wahemukiye sosiyete? Nti urabona ko abagande barimo kumuduteza? Icyo gihe hari ibibazo rero mu rugaga rwacu rw'abahesha b'inkiko b'umwuga bitameze neza. Vedaste ari ikibazo, ariko kandi ashyigikiwe na Businge Johnson. Bya bindi ngo nuko reka ndekera. Maître Bigaraba rero nawe ubwe mu by'ukuri ni umuntu usanzwe uhora yisekera, anyuzamo akarakara kuko ni umusaza ukariha, ariko mu by'ukuri twari dusanganywe twisekera. Ati jye ntabwo nari mbizi ko ateye kuriya. Mbimubwira mu by'ukuri nk'urwenya, nti nawe rero urabona ko wavuze ngo muyampano mubica nari impari. Ako ni akantu twajyaga dukunda kuvuga ko abantu bari muri serivisi y'ubutabera baturutse muri Congo bakundaga kurya ruswa y'interahamwe siritu. Iyo wabaga warisha umuntu ukamuha ruswa yarayakiraga, ariko iyo bakuregaga ko wari inka niyo wamuha miliyoni ku nk'imwe, nta tolerance bagiraga ku nka. Abantu bavuye Congo bari muri serivisi y'ubushinjacyaha y'ubucamanza mu Rwanda, ari abacamanza cyangwa ari abashinjacyaha, kuba warisha umunyarwanda warisha umututsi mu Rwanda wumvaga nta impact babigiraga nk'umuntu wari inka. Umuntu wari inka yabaga afite akaga. Iyo bamukugezaga imbere baba ngo wari inka byabaga ari ikibazo, ariko iyo baga warisha umuntu bagenda bakanirwa muyampano mubica nari impari. Ariko kuvuga ngo wari inka dore ko kinyamaswa nkiyo wayiciki inka yari yakugize ite wakinyamaswa we ukaburya uburoko 10 n'ingahe ukayikubita na burundu. Ariko yabaga warisha abatutsi yampano mubica nari impari. Nuko ubwo rero nabyibwiriye Bigaraba nawe ni urabona rero ko nawe mu by'ukuri wavuze ngo muyampano mubica nari impari. Turisekera, ariko bigaragara ko mu by'ukuri Habimana yarateye ikibazo mu bahesha b'inkiko bagenzi be, kandi cyari ikibazo. Gusa no iyo umuntu ashyigikiwe akabushyigikiwe n'inyamaswa nabo babaye inyamaswa, turabiza kubigarukaho. Turisekera bisanzwe. Bigaraba n'umwavoka, yari yarabaye umucamanza, ibyo irresponsable nta kibazo, ariko icyo kintu nakimubwiyeho nicyo nagira gusa basobanurire. Mu by'ukuri rero Habimana Vedaste na Rucagu Boniface, iyo urebye imikorere yabo muri politiki cyangwa mu myitwarire ya kiriya gihugu, ni impanga, n'abagambanyi b'icyitegererezo. Jewe mu by'ukuri byari byaranyoboye impamvu FPR ikunda gukorana n'abantu bafite ipfunwe, igakorana n'abantu b'abajura, igakorana n'abicanyi. Ntabwo nabyumvaga. Kumbe nuko izo mbwa muntu ibyo zisabwe gukora nta kundi gutekereza, zibikora uko zabisabwe, uko nta bindi bitekerezo. Icyo umusabye ni icyo akora. Imbwa muntu ntitekereza. Iyo mubwiye ngo ibyo akora ni robot, ce sont des robots. Ni ukuvuga rero ngo izo mbwa muntu mu by'ukuri iyo zidakoreshejwe kubwo kurarikira ibirapfarapfa zijugunyirwa cyangwa zibeshyeshywa, zikoreshwa kugira ngo hatabyutswa dosiye zazo zaho zagiye zinya. Ni ukuvuga ngo bari abantu mubona bakoreshwa na FPR SWAT babakoresha kubera ko hari ibirapfarapfa bashaka kubajugunyira, cyangwa se bakabakoresha kugira ngo hatabyutswa dosiye zabo zizwi. Niko bagiye bakoresha Fazili. Urusabe Fazili mushobora kuvuga ngo si gutandukira, ariko je Fazili ashinga FFU narindi hariya ndabizi bya FFU uko bitwaraga ku musigiti mu Biryogo kwa Sheikh Hamurani, turabizi. Ntago umuntu yakwirwa bivuga. None arirwa yicisha abantu, aricisha abasilamu yabamaze. Babigaraba babuze abandi barafunze ngo nabaterabwoba.
bananiwe kuba abaterabwoba igihe wari ubayoboye bafite amacumu n'amatopito n'inkota ku musigiti Majengo cyangwa mu Biryogo kwa Shehamurani, hanyuma ubu nibwo bafite abaterabwoba. Wari wumva hari uwiturikirije igisasu umuyisilamu wo mu Rwanda? Nibyo FPR rero gunda gukoresha abantu nk'abo ngabo. Kandi reka tujye tugira, ubundi wakabaye usobanura naho murumuna wawe Kayizari ari, niba ushinja abandi ubutera hamwe n'ubutagondwa. Ibyo umwana wabyaye bireke, ibya murumuna wawe Kayizari ari he? Ariko uhakana kutigeze ushinga FFU, urabihakana. Ni ikibazo giteye ubwoba, sinzi n'ubusilamu bwaho buzagarukira simbese. Ni muri urwo rwego rero mu by'ukuri na Businge yakoresheje Habimana Vedaste mu gufata urugaga rw'abahesha b'inkiko akarugira nk'ikimina cy'abapagasi be. Bamwe bemera gukora batanga amaturo nk'abatura ibwami kwa Kankazi, birumvikana. Twanabyitaga ngo ni ugutanga itako ry'umutware. Anashyiraho n'ikipe y'abahesha b'ikoro bakuriwe n'uwitwa Rusanganwe Eugene n'akandi gahungu kitwa ngo ni Frank. Bakirirwa biruka inyuma y'umuhesha w'inkiko, bumvise yagiye mu kazi we ngo barashaka ngo gukebesha amatako y'umutware bashira shebuja. Ubuhake bwaraciwe. Ariko n'uwakwiyumvaho ko afite ako kayihayeho ko kuba yahakirizwa we, ko yamesa kamwe akanahakwa n'umugabo, gukirizwa ku muntu w'umujura w'umugande nka Businge, kweri byo sibara. Umuntu arara amajoro agoka, hanyuma ahembwe ashyira Businge. Asike we, kuko se wahembwe akampamagara akampaho. Ntabwo sogokuru yaba yaranze ubuhake bw'abatutsi nyabatutsi hanyuma ngo jewe ari jya ujya kwemera ubuhake bw'amabandi y'abajura ba Museveni. Sogokuru abe yaranze ubuhake bw'abatutsi nyabatutsi, hana Mugabi yabirahiraga yamaye nka Musinga, hanyuma jewe nje guhakirizwa ku mabandi y'abagande ba Museveni. Guteze Businge Kigali yafashwe arimo yiba sipiya mu magaraje y'abagande amake jewe makuru n'umujura. So wahakwa n'umujura ukamwirahira? Ngaho nzumve ko muri abo bose bamuhatsweho hari umwirahira. Rahira ko batazabihisha, rahira ko hari uzabitinyuka. Businge ntashobora kumpaka, ntiyampaka, ahubwo hakuna Businge nakwiyahura. Cyantwariye amafaranga yanjye, abuza nabo nakoreye kumyishyura barimo na Liberata wihabaraye. Businge yapanze na Kabare Jean de Dieu na Habimana Vedaste ndazigaruye Sipiriyane ngo bandodere dossier bankubite kuri detention ya 30 jours, ubundi ndazigaruye nkubita umuhini. Baryama bazi ko ndaye ku ishene, bamenye ko Imana yanyujije aho batatekerezaga. N'ubu kandi ndacyariho, kandi uko nababwiraga n'ubu ndavuga, ngomba kuvuga. Hari icyo ndavuga se, kandi turi kumwe kuko imisozi niyo idahura. Businge Vedaste Kabare Jean de Dieu ndazigaruye, n'ubwo busenzi bundi bwene babaga bakoresheje. Ndiho kandi ngomba kubaho. Icyo nzi neza kandi nakwemeza nuko aho kubimbwa jewe nabimva. Ubu Kizito nta kibara, niyo mugabo nta kibabara. Hari benshi batakibabara ku buryo kumva ko wabimbwa kugira ngo ubeho igihe kinini no buswa. Wabaho igihe gitoya ariko ukabaho wigenga. Businge rero mu by'ukuri yaciye muri Vedaste wari ufite iryo pfunwe ry'uko agaragaweho akandi kantu bashobora kubyutsa dosiye, nuko afata abahesha b'inkiko nk'abacakarabe, noneho biza guhuhuka cyangwa se guhuhukira ku mirari ubwo yashumuragamo undi mujura we witwa Barinda Steven. Ni umugabo ubundi wari usanzwe ari iyo ngiyo muri za komine Kayonza hari,
icyo gihe rero twari tumaze gushyiraho itegeko ngengamikorere ry'urugaga riteganya ko urugaga rugomba kugira umunyamabanga nshingwabikorwa. uyu akaba ari umukozi w'urugaga ugengwa n'amasezerano y'akazi nk'abandi bakozi ukorera umushahara. twari twagemye ko umushahara fatizo we ari 800 yiyongeraho ibindi byose bigenerwa umukozi. hatanzwe rero itangazo risaba ababishaka gutanga amadosiye yabo bakazapiganira uwo mwanya. ibi ngibi ngiye kubabwira ngiye mpora mbibabwira, ariko reka n'ubu mbisubiremo kandi mbahe n'ikimenyetso simusiga. mbwire mwebwe urubyiruko rw'abanyarwanda babaga mu Rwanda mbere y'uko FPR itera, mwakwiga mutakwiga, nta kazi mufite mu Rwanda rwa FPR. imirimo n'indatwa z'abavantara n'urubyaro rwabo bitabujije ko muzabona bafashe nyine za mbwa abantu nababwiye bakazibahagikaho mureba kugira ngo nabo babahuma amaso. nazo kandi iyo zihageze zisabwa gukubita ibihuririzo hirya no hino kugira ngo zibonekeze. ngenda bivuga ndanguriye ijwi ngira nti mwishukwa n'amatangazo ya FPR atuma mwirukanka mushakisha za extrait du casier judiciaire, mujyana za diplome kwa noteri, muhiga za attestation civile, ngwaha murashaka kudepoza dossier zisaba akazi, kandi mu by'ukuri akazi bagafite beneko. ni mureke gupfusha ubusa amafaranga yanyu no gupfusha ubusa umwanya wanyu, mwita umwanya wanyu, ni mubyiyorere kuko akazi beneko baba bagafite, baba bakarimo, baba babeshya. gutanga amatangazo y'uburiganya ugahamagarira abashomeri abana b'abanyarwanda gupiganira akazi kadahari ni ubujura FPR inakuramo andi mafaranga menshi, kuko gutuma abana b'abanyarwanda basiragira mu mayiri inkweto zigahengama ngo bajyanye amadosiye zisaba akazi bagaheruka. ibyo ni ubunyamaswa burenze uko mwebwe murimo mubitekereza. ibintu ni mubyihorere kuko icyo indatwa zishaka, icyo indatwa ziba zishaka ni izo dosiye zanyu kugira ngo zifashishwe mu kwemeza ko hakozwe ipiganwa ku mwanya bashyizemo umwanya wabo, cyangwa se imwe muri za mbwa muntu nababwiye. zimwe ziba zifite ipfunwe, ziba zirikanga ko bashobora kubyutsa dosiye, cyangwa se zifite inzara zishonje shaka guhakirizwa kugira ngo bazijugunyire uturapfarapfa. ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri murahaye muribwa amafaranga yanyu na dosiye zanyu zikaba ibimenyetso ko wahawe akazi yapiganwe namwe kandi atari byo. ndashaka kugira ngo mbahe ibimenyetso ubundi bisigaye namwe ahanyu naho gushishoza n'amahitamo nayo nayanyu. icyo gihe rero urugaga rwatanze amatangazo nk'uko nababwiye rusaba abujuje ibisabwa kurushyikiriza dosiye zabo. dosiye zashyikirijwe urugaga ni dosiye ya Uwamwezi Florence ufite indangamuntu nomero 11 97 87 00 09 27 90 47. ikaba yari yaratangiwe ku Kimironko kandi akaba afite telefone 07 89 77 31 37. indangamuntu nomero ni ziriya, telefone niyo ngiyo bya Uwamwezi Florence. uwo ni uwa mbere. uwa kabiri watanze dosiye ye ni Kanzayire Rose ufite indangamuntu nomero 11 97 17 00 03 95 80 02 yatangiwe ku Kimironko. Kanzayire Rose afite nomero ya telefone 07 88 64 89 82. dosiye ya gatatu ni Nsanzifura Augustin ufite indangamuntu nomero 11 97 97 00
09 01 80 43. yatangiwe i Gasabo. ufite kandi telefone nomero 07 88 47 51 91. dosiye ya kane yatanzwe na Twagiramungu Vincent ufite indangamuntu nomero 11 98 08 09 53 25 20 11. yatangiwe i Nyagatare. akaba afite na telefone igendanwa 07 88 48 72 89. aba bantu bane nibo batanze dosiye zabo. hari ikindi kimenyetso mukeneye kirenze iki ngiki mbahaye mwumva mushobora kuzabona kigaragaza ko abantu batanga amadosiye yabo gusa ari uburyo bwo kubiba, ariko mu by'ukuri akazi karamaze guhabwa bene ko? ntacyo muzabona. ikindi muzabona nk'iki ngiki, ariko ntimuzabona ikirenzeho. mbahaye nimero za telefone, mbahaye na nimero z'irangamuntu z'aba banyarwanda, ngo ababazi cyangwa se abashobora kubabona mubabaze nabo bababwire icyo Businge na Vedaste babakoze, babaze icyo babakoreye. hasigaye kazigaba navuga nti ibisimbyemera ngo n'ubundi ngo uri bruto. Okay, ndabizi ndi bruto, ariko nta bundi bugegera n'ububwa n'ubujura n'ubutindi ngira nk'ubwo bwanyu. ibintu nk'ibi birambabaza. niyo mpamvu mba bruto, kuko sinumva ukuntu umuntu atinyuka gukora ibintu nk'ibi. icyo nicyo kimbabaza kigatuma mba brutal, kuko ibintu numva natekereza gukora, ndeba umuntu bikoze nkumva nge birambabaje, ndarakara nyine. ndi bruto rwose, ndi bruto. ariko ububwa nk'ubu, ubugegera nk'ubu, ubutindi nk'ubu sinshobora kubukora. ariko ubwo muzi kumara imyaka 4 yose utarya utaryama wihinga mu mategeko, ukemera kwambara amakanzu ngo ubaye lisansiye mu mategeko, aho kuba umujurisi ahubwo ukabingegera n'umujura nk'izi za Businge na Vedaste. uramaze imyaka 4 urara amajoro ngo nawe ukajya yarangurira lisansiye ngo wize amategeko, kumbi nturi umunyamategeko ahubwo uri ingegera. nigute uhagarara ukavuga ngo uri umunyamategeko ugatinyuka kubwira abana b'abanyarwanda ngo nibaguhe dosiye zabo, hari umwanya wo gupiganirwa akazi, kandi mu by'ukuri waramaze kuwutanga cyangwa ufite gahunda zo kuwushaka? aba banyarwanda amaze kubabwira hejuru baherutse batanga izo dosiye zabo, birangira bityo ntibigeze banahabwa amahirwe yo gukora ikizamini. wenda ngo bavuge ko babera imirinye babakosoye nabi da, ayo mahirwe nta nayo babonye. ahubwo Businge Johnson yiyumvikane na Vedaste Habimana batera uruyumbujura nababwiye witwa Steven Barinda, wari uturutse mu burugomesitiri yongeyo za Kayonza, ahita atangira akazi nta na dosiye isaba akazi yatanze. ibi nabivuga ngo Kazigaba ngo agira amahane, ngo Kazigaba ni umunyamahane, ni umunyamafuti. Kazigaba ubutera hamwe se burenze ubu ngubu, bundi murashaka kugira ngo nubuhe? ntago kuba intera hamwe ari ukuba warafashe umuhoro ngo utema abana, uba warafashe imbunda urasa abantu, uba warafashe ubu nabwo ni ubutera hamwe. abantu nk'aba bagomba kuvuga, ibimenyetso iyo bihari bigomba kuvuga bigashyira habona, abantu bakabona ko biciye abantu kurwara nk'inda, ko nta butera hamwe burenze ubu ngubu, sibyo? tujye twumvikana. kandi muri systeme nk'izi niho abana b'abakobwa bashiriye babasambanywa, bizezwa imyanya, niho abagore b'abagabo bashiriye ngo nabo babona akazi bafasha abagabo babo gutunga ingo zabo, bakabahindura ibishubaziko. kandi uyu muco ntabwo mu by'ukuri wahera ibukuru ngo ugire ahandi ukwama, ugomba gukwira hose, kugera no mu batwa babumba inkono. ntabwo ba Musoni bakakira ba Mutangana bakwirirwa muri ibyo mu ngo z'abantu, mu bana b'abantu, hanyuma ngo birangirira ngo n'ahandi hasi bigomba kugenda gutyo. ni umuco FPR yinjiranye. ntashobora no gushaka umuntu avuga ati uyu nihabaranja mutunge nk'ibaramumenye, amubyareho abana, menye baramube ko bakeneye kwiga, bakeneye akazi. oya,
kwangiza gusa, gusenya ingo no kwangiza gusa. Abafite rero amaso mu by'ukuri arora kandi bashaka kureba barabibona. Niba urangije kwiga ukadepoza dosiye ahantu hatanu, nta na hamwe baraguhamagara gukora ipiganwa, wanarikora ntubone akazi, ntunabwirwe n'amanota wabonye, ubwo aha gatandatu ujyayo ujyanye iyo dosiye uyishyiriye nde cyangwa ugiye gukora iki? Umeshekamo ukabireka. Urangije kwiga kaminuza ufite imyaka 26, ugeze kuri 35 nawe urabona akazi. Uramara iki muri icyo gihugu ko namwe ubwanya rimwe mwigira ibitego? Uri muri sansiye muri domaine iyo ariyo yose, uracyari umujene, uracyari muto, urarenze imyaka 40, nta hantu na hamwe urabona akazi muri icyo gihugu. Mu Rwanda uramara iki? Nimukisuzugure. Ibi kandi ngiye mbivuze mbabaye kuko mu by'ukuri hari abasore benshi nzi barimo kuzungurushwa ariko mu by'ukuri ubona ko badafite aho berekeza. Ikintu rero kibabaza ni uko n'uwo musore nawe muvugana ukumva no mu mutwe we nta matsiko afite, ntacyo yihingamo. Vivre sans créativité, sans curiosité. Nta matsiko ufite yo gushaka kumenya, nta kintu urimo wihingamo utegereje ngo kuzabona akazi, uzakabona kwani. Ngo tuvuye mu ngando nyine ngo batwigishije kubaka igihugu, igihugu se niki? Wowe urimo urubaka hehe kuyihe nkiki? Ngo urumva ikibazo nyine nuko nta kazi, ariko turaho tu, muraho tu. Uri lisansiye ku myaka 32, umaze imyaka 6 ushomera, uri lisansiye utagira akazi, udashobora no kukabona, hanyuma ngo urubaka igihugu. Se niba ugize 35 nta urakora akazi kaguhemba umushahara nawe, udafite naho wisuma ngo ubashe kubaho, ntubashe no gusobanura uko uriho mu gihugu cyawe wita icyawe, ahubwo ubwo wowe uba wumva icyo gihugu ari icyawe. Nanjye nkubaza, niba uri lisansi ukaba ugize imyaka 50, wararangije lisansi ufite 27, ukaba ugize 35, nta hantu namwe urakorera akazi k'umushahara, utarabasha no kugira ibyawe ukora ngo biguha amahoro, icyo gihugu wumva ari icyawe ho? Nanjye mbabaza. Ubu bujura rero mu by'ukuri FPR, leta ya FPR ihora ikorera abana b'Abanyarwanda ibabeshya ko ngo nibahanjagare bashyikirize za dosiye zisaba akazi muri za service runaka, kandi mu by'ukuri akazi yaramaze kugatanga. Mwebwe mbwira ni mu buhuze n'ubundi bujura ikorera abana b'Abanyarwanda basaba inzandiko z'abajya n'abava mu mahanga za passport, aho wishyura 100,000 ugatanga dosiye yawe bakakwima passport, ntibanakubwira impamvu bayikwimye, ariko ntibanagusubize n'amafaranga yawe. Ese ubwo mutekereza ko ninde wimwa passport Rwanda? Ni mwene nde bima passport? Erega bazimwa turabazi. Kuki rero uwimwe passport adasubizwa n'amafaranga? Kuki umuntu atadepoza dosiye akishyura ibyo 100,000 aje kugombora passport, bityo ngo n'uyimwe akaba yimwe ariko atibwe n'amafaranga ye? Karasira yari yishyuye 100,000, yimwa passport ntiyanasubizwa amafaranga ye. Karasire map, mujye munyemerera rimwe na rimwe nanjye nje mbabaza, kandi kuko n'ubundi ibyo nje mbambwira ni uburyo bwo kuganira, mbamenyesha ibyo nabayemo, ibyo nabonye, ariko bari mu rwego bw'ibiganiro. Ubundi mwebwe kuko mubona twese turi abenegihugu, cyangwa igihugu gifite benecyo? Nka bimwe Kagame yigeze kwivugira ko mbere ya 94 ngo u Rwanda ntabwo rwariho, ngo rwongeye kubaho kuva muri 94. Yarabibibwiriye. Ahubwo mwebwe mubwirwa ibintu bikomeye nk'ibi ariko mukabyibagirwa, ubundi mutekereza mute? Murasabwa gukoresha ubwenge bwanyu mugatekereza neza kabiri. Murasabwa gukoresha amaso yanyu mukareba ibibera munsi y'ikazabo, inyuma y'inyegamo, bibakinga amakarito mu maso. Birashoboka ko abaterekera babatangaho ibitambo ku mandwa zabo
namwe mukagumya gukanura nk'ihene ziri kubizirika inyuma y'amashyiga. Mwongere murebe mutekereze neza kandi munyemerere iby'urugaga byo nzarugarukaho mvuga amwe mu madosiye Businge na Vedaste bagiye bakoraho. Munyemerere dusubikira aha, ariko nsaba abanyarwanda bashaka impinduka kwatura mukavuga ukuri. Ni mwita imbwa mu mazina yazo. Umwicanyi n'umwicanyi, umujura n'umujura, umugambanyi n'umugambanyi. Mureke kwigira ibisekeramwanzi kandi mwirinde bagacabiranya, mwitondere bagacabiranya. Iyo udahagaze iburyo uba uhagaze ibumoso, iyo utari imbere uba uri inyuma, ariko buri wese aba afite aho ahagaze. Tureke kubeshyana rero. Umuntu ufite icyazi ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose, ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo n'uwendeye nyina mu nyenga azamenyekana. Sasa buri kimwe cyose kivugwe uko kiri, abanyarwanda tumenyane. Twahereye muri za 59 ubucakura n'uburiganya n'ibinyoma byagiye bize, turaje turi muri FPR. Sasa ntibizajya bitubuza gusubira inyuma gatoya, ariko turi muri FPR. Kandi nge narababwiye ngo nta muntu nzakingira ikibaba, ntawe nzabeshyera, ariko nta n'uwo nzakingira ikibaba. Nanjye nawe nigeze saba kubinkorera. Hamwe nyavuga ngo Kazigaba yari imitungo y'abahutu. Ndagusaba guhaguruka ukabivuga, ndagusaba guhaguruka ukabivuga, ukavuga uti umunsi uyu n'uyu igihe iki n'iyi n'ibi. Na Businge na Vedaste na bagenzi babo ntawe nzashyiriramo imiyaga, nanjye ntawe nsabye kuyinshiriramo, ntawe nsabye. Dosiye nakoze zirahari, ntawe nsabye kunshiriramo imiyaga kuko nanjye ntawe ndaza kuyishyiriramo. Ikimwe cyose kivugwe, icyabayeho cyose kivugwe. Munyemerere rero bavandimwe dusubikira ahangaha, kandi ndabashimiye. Imana nibishaka buriya naho utaha. Murakoze cyane, uhoraho abaha umugisha.